Dr, niko ushobora kunyumvisha ko umwana wanjye atwite? Shere, reka tujyane umwana wacu ahandi. Uyu mudogiteri ndabona atazi icyo ari gukora. Mama, papa, ndakeka atari ngombwa ko munjyana ahandi. Ibyo dogiteri avuga bishobora kuba ari ibyo nshobora kuba ntwite. Maze igihe kigera mu myaka 2 yose ndyamana na musaza wanjye. Nabashije kuza kubabwira ibyo mwarimu yanyigishaga, mwari mwaranshakiye, mwanga kunyumva kubera ko byarambabazaga. Mwanga kunyumva mumbwira ko muhuze. Mbere yuko ntangiriye inkuru ndagusaba ngo niba utarakora subscribe, ukore subscribe ndetse ukandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Wowe kandi wakoze subscribe, icyo ngusaba no kugira ngo ujye muri comment section umbwire ngo inkuru zigufasha iki, ese wiga mwiki. Urakoze kubikora. Yashimwe hari umwana witwaga Ella, akaba yarabanaga n'ababyeyi be ari babiri, Marble na Alex, ndetse na musaza we mutoya ufite imyaka 11 witwaga Victory. Daniela afite imyaka 9 yonyine. Uyu mwana rero akaba yarakundaga guhora acecetse yigunze, hari ibyo byatumaga ndetse no ku ishuri atabasha kwitwara neza. Ubwo rero mama we yahise afata umwanzuro wo kumushakira umwarimu wajya umufasha bijyanye n'amasomo mu rugo. Ubwo yamushakiye umwarimu witwaga Jennifer. Nuko ubwo rero Daniela atangiraga amasomo, wa mukobwa Jennifer yahatirije mama w'umwana ko yajya yigishiriza Daniela mu cyumba cye kugira ngo abashe gukurikira amasomo neza yere kurangara. Mama rero yahise abyemera, ntabwo yagize abyanga. Umunsi umwe rero Jennifer yatangiye gusoma kakana Ella, atangira gukoresha ibintu by'inkundo igihe ababyeyi be batari bahari. Atangira ndetse no gukuramo imyenda ya kakana. Anti, nukubera icyo uri kunkuramo imyenda? Ella, iri naryo riri mu isomo mama wawe yishyuriye. Ntabwo ushaka kunezeza ababyeyi bawe, ntushaka gukura vuba ndetse ukabasha gutsinda mu ishuri. Akana karamubaza ati, ese mama wanjye yabazi ibi bintu? Nuko Jennifer arangira aragasubiza kandi ati, nibyo mama arabizi. Byagezeho rero uyu mwarimu atangira none kujya ajomba urutoki mu mubiri cyangwa mu gitsina cy'awa mwana mutoya, ariko byatumaga umwana arira cyane agasakuza kubera ko yumvaga uburibwe. Akana kakavuga ati, anti, ndakwinginze hagarika kumbabaza bigeze aha. Umwarimu akamubwira ati, Ella, hagarika kurira nonaha, ntabwo ushaka kuba uwa mbere mu ishuri ryawe, ntabwo ushaka guhesha icyubahiro ababyeyi bawe. Nuko akana kakamubwira ati, yego ndashaka gushimisha ababyeyi banjye, ariko ibintu uri kunkorera biri kumbabaza. Nuko igihe uyu mwarimu yararangije gukora ibyo ngibyo, yafataga akana ahita agahanagura neza, arongera arakambika. Noneho mbere yuko ava aho ngaho arangije akabwira ati, Ella, nuramuka ugerageje kubwira ababyeyi bawe ibyabaye, urahita upfa ndetse urahita ujya mu muriro. Urashaka kujya mu muriro? Akana karamusubiza ati, oya, ntabwo ushaka kujya mu muriro. Nuko arangije akabwira ati, rero ntugire n'umwe ubwira ibyabaye. Jennifer yahise abwira uyu mwana ayo magambo, arangije ahita ava aho mu rugo aragenda. Hashize rero iminsi 2 Jennifer yakomeje gukora bya bintu yakoreraga wa mwana, ariko uyu mwana ntabwo yaragishoboye noneho kubibika nk'ibanga. Nuko akana karangije karavuga ati, ngewe ndashaka kubwira mama wanjye biri kuba, kubera ko ntabwo nizera neza yuko azi ububabare ndi gucamo bwa buri munsi. Yinjiye mu cyumba cya mama we rero, ubwo mama we yari afite online meeting, ari mu nama, ari kuri mudasobwa. Nuko akana kakinjira akabwira mama ati, mama, ndashaka yuko ngiye nkurigira ikintu kiri seriye. Nuko mama we arangije arakabwira ati, my princess, uri kubona yuko ndi mu nama online, genda ujye kubwira papa wawe cyangwa se uzi kugaruka nyuma. Nuko Ella yahise agenda noneho ababaye, ajya aho papa yari yicaye muri salo. Papa we rero nawe yari umugabo uhora uri busy gukora business. Umwana Ella ahageze abwira papa ati, papa, ndashaka gukurigira ikintu kandi ikintu kiri seriye. Nuko papa arangije arakabaza ati, ese ni igiki my love? Nuko papa we arangije aramubwira ati, my love, nimba ufite ucomplaininga kuri mwarimu wawe, genda uvugane na mama wawe, kubera ko ngiye kubona ko ahangaha ndi ndahuze cyane. Nuko Ella yahise agenda ava aho ngaho, arangije agenda ajya mu cyumba cye atangira kurira. Hashize isaha imwe yagerageje gusubira mu cyumba cya mama we. Umwana ahageze abaza mama we ati, mama, ese waba warangije inama?
mama arangije amubwira ati my princess niki ushaka kumbwira, ariko mama yamubwira ayo magambo arimo ari guscrollinga ari muri telefone. Nuko akana karangije karamubwira ati mama, ati nibijyanye n'umwarimu wanjye w'amasomo. Umwana aramubwira ati ntabwo ngenda gukunda ibintu ari kunyigisha, ati ibintu ari kunyigisha biri kumbabaza, ati kandi ngenda ndasaba yuko bibaye ngombwa wamuhindura hakiri kare. Umwana yabwiye mama we ayo magambo ari kurira afite amarira mu maso. Mama yahise ahindukira areba umwana arangije amubwira ati Ella, wowe nimba ufite gukomplaininga ku mwarimu wawe w'amasomo, ntabwo nshaka kumva ibyo bintu. Yaba ati ndamutse muhinduye ushobora gukomeza gutsindwa mu ishuri. Yaba ati ari papa wawe ari ndetse nanjye turi abantu b'abasirimu, turi abantu basobanutse kandi bazi ubwenge, ntabwo nzi ahantu wigize wakuye ubunebwe bwawe. Akana karamura mu maso karira karamubwira ati mama ndakwinginze ntabwo ngenda gukunda ibintu uriya mwarimu ari kunyigisha. Nuko mama we arangije abwira umwana ati Daniela, ntabwo ngenda ngira nkora ibyo bintu, sinzigera musimbuza. Nuko arangije abwira umwana ati ndabizi neza uri kurekarama ngo muhindure kubera yuko uriya mwarimu ni umwarimu ufite disipurine, wowe ushaka umwarimu w'umunebwe nkawe. Arangije arasakuza abwira Ella nabi amubwira ati mvira mu cyumba vuba ujye gukora homework yawe, bikomeza kuntesha umutwe. Nuko umwana arangije n'amarira menshi aramubwira ati mama ndakwinginze mbabarira unyumve. Nuko mama we arangije amubwira ati Daniela, nimba utavuye hano muri iki cyumba uraza gutuma ngukubita urushyi. Nuko wa mwana Ella ababaye arongera asubira aho papa we yarari. Papa we akimubona ati my love, nakubwiye ngo nimba ufite gukomplaininga ku mwarimu wawe w'amasomo, nakubwiye ngo ugende uvugane na mama wawe, genda ahuze cyane ahangaha. Icyo gihe Ella yahise ababara cyane ndetse atangira guta icyizere, ababazwa n'ukuntu atengushwe n'ababyeyi be bamwibyariye. Nuko uyu mwana yahisemo kugumana ububabare muri we, ndetse uyu mwana atangira kwiyumvisha yuko ababyeyi be babiziranyeho n'umwarimu we ibyo amukorera. Ubwo byarangiye rero uyu mwana noneho atacyumva ububabare. Nuko wa mwarimu akomeza kwangiza wa mwana, ababyeyi be batazi ikiri kujya mbere. Ababyeyi bari bigumiye muri bizinesi zabo batazi yuko bafite izindi nshingano zo kwita ku bana. Hashize amezi makeya, Daniel noneho yatangiye kujya yumva bya bindi umwarimu yamukoreraga bimuryohera. Nuko Daniel rero yahagaritse noneho kujya akomplaininga kubera yuko ntago yarakibabara. Icyo gihe rero iyo umwarimu yahageraga mbere yuko batangira amasomo, wa mwana Daniela noneho yarakomplainingaga akibutsa wa mwarimu ati reka dukore bya bindi tujya dukora mbere yuko dutangira amasomo. Nuko umunsi umwe bw'ababyeyi babo batari bahari, Jennifer arajenjira mu cyumba cya Ella, noneho yibagirwa gufungura urugi nk'uko yarasanzwe abikora. Nuko wa mwana Victory yaraje ahita yinjira mu cyumba. Kinjira abona ukuntu Jennifer ari gusoma agashiki ke ndetse ari gushyira urutoki mu mubiri w'akakana Ella. Umwana yahise asakuza cyane, arangije arambwira ati ante ibi ni ibiki uri gukorera Ella? Akana karangije karavuga kati njyewe ngiye kubibwira papa na mama. Ako kanya wa mwarimu Jennifer yahise afata akakana ukuboko ka Victory ahita akakurura akazana mu cyumba, arangije arakinga. Nuko arangije agahatiriza kuryamana na mushiki wako Ella. Nyuma yuko akakana Victory kamaze kuryamana na mushiki wako katabishaka, nuko Jennifer arangije arakabwira ati Victory, nuramuka ugerageje kubwira ababyeyi bawe ibyo wakoze wowe na Ella, urahita upfa ndetse nurangiza urajya mu muriro. Nuko Victory atangira kugira ubwoba bwinshi. Icyo gihe rero Victory ntabwo yarakibashije kubwira ababyeyi be ibyo yakoze we na mushiki we. Yahisemo kubika buri kimwe cyose nk'ibanga. Hashize amezi 3 byabaye ngombwa yuko wa mwarimu Jennifer ava aho ngaho akajya mu wundi mujyi utazwi, ariko amaze kwangiza babana uko ari babiri, Jennifer na Victory. Nuko rero byabaye ngombwa yuko mama wa mwana ashaka undi mwarimu uzajya amwigisha. Nuko igihe kimwe ari muri vacances, wa mwana Ella atangira kujya akumbura ibyo wa mwarimu wagiye yamukoreraga. Icyo gihe rero ababyeyi be ntago bari bahari, yari wenyine mu rugo ndetse na musaza we ndetse n'umukozi wo mu rugo. Umukozi we yari ari mu cyumba cye. Nuko kakana karangije ka Ella kinjira mu cyumba cya musaza wako, karangije gasaba musaza wako ko bakora ibyo wa mwarimu wagiye yabigishije.
nuko kakana kumvise ibyo mushiki wako avuze kandi karavuga ati Daniela ndagusabye ntabwo ibyo bintu nabikora, mvira mu cyumba cyangwa se uhite munze kubibwira mama byose uko byagenze. Nuko kakana kangije karamusubiza ati Victory, mama na papa barabyemeye ibyo ngibyo kubera ko nibo babwiye uriya mwarimu ngo ajya abinyigisha. Nuko kakana Victory karangije kamubwira ati Daniela ndakwinginze va mu cyumba cyanjye. Karamubwira ati ntabwo ugiye ibyo ushaka kubikora, ati kandi ndabyanga. Birangira wa mwana w'umuhungu aryamanye na mushiki we, bakomeza bararyamana ndetse ababyeyi babo batabizi. Nyuma y'imyaka 3 Ella yara imaze kumenyera noneho kuryamana na musaza we, naho bababyeyi batagira icyo bitaho, bari mu business yabo, bari gukora sa business zabo, batamenya yuko abana babo bari kwangirika, batazi ikiri kujya mbere hagati y'abana babo. Noneho umunsi umwe wa mwana Ella yararwaye, ariko imbere ya mama we akabona afite ibimenyetso bidasanzwe ku buryo mama we atabashaga kubisobanukirwa. Nuko mama we yahise afata umwanzuro wo gufata umwana byihutirwa amujyana ku bitaro, bijyana kwa muganga. Ageze kwa muganga bamukoreye ibipimo bigaragaza yuko umwana w'umukobwa atwite. Nuko uyu mugore arangije atangira gutonganya umuganga amubwira ati Dr, niko tushobora kumbwira ko umwana wanjye w'isugi y'imyaka 12 atwite? Nuko umuganga arangije amusubiza ati madam, ntabwo njyewe ari jye uri kwiyimagina cyangwa se kwibwira mu mutwe yuko umwana wawe atwite, ahubwo ni ibisubizo bigaragaza ko umwana wawe atwite. Nuko umugore arangije ahamagara umugabo we kugira ngo amubwire ibyo dogiteri yavuze ku mwana wabo. Nuko igihe papa we yahise aza kwa muganga, ahageze ahita abwira dogiteri ati ongera ukore test mpari. Noneho muganga ntabwo yagoranye, yahise yongera arayikora. Akoze test ya kabiri igaragaza ko umwana w'umukobwa atwite. Nuko papa w'umwana biramutungura cyane, arangije abwira dogiteri ati Dr, ibi bintu biragaragara ko uri gukora ibintu utazi. Amubwira ati niko dushobora kumbwira ko umwana wanjye y'imyaka 12 atwite? Arangije aramubwira ati nyakubahwa, birashoboka yuko umwana w'imyaka 12 ashobora gutwita. Arangije aramubwira ati abana b'abakobwa batangira kwinjira muri puberite hagati y'imyaka 9 ndetse na 12. Nuko arangije dogiteri amaze kumubwira ibyo ngibyo, umugore we atangira kuvuga ati hani reka tujyane umwana wacu ku bindi bitaro kuko ndi kumva nge ntabwo ndi kwiyumvisha ibyo umu dogiteri ari kuvuga. Nuko wa mwana Ella arangije arabwira ati daddy, ati ntabwo ari ngombwa yuko munjyana ku bindi bitaro, njyewe ndabizi neza ko ntwite kubera yuko maze imyaka igera kuri 3 ndyamana na musaza wanjye Victory. Ntibyateye ko mama wanjye nagejeje kumubwira ibyo mwarimu yararimo anyigisha, ariko mama ntabwo yabashije kumpa umwanya ngo anyumve. Ati ibi byose ni ukubera mama wanjye utarabashije kunyumva. Nagerageje kumwegera ngo mbimubwire ibyo mwarimu yararimo ankorera, ariko ntabwo yigeze anyumva. Ati igihe rero nahisemo kubikora kubera yuko nari nzi neza yuko abizi nk'uko mwarimu yambwiye yuko babyumvikanye mbere yuko aza kunyigisha. Igihe cyose nababazwaga n'umwarimu wari umunyigisha, nagerageje kwegera mama wanjye kugira ngo mubwire ko ntamushaka kugira ngo amuhindure, ariko ntabwo yigeze abasha kunyumva. Ndetse aho kugira ngo anyumve ahubwo yambwiraga nabi akandakarira, ntiyite no ku marira yanjye. Papa we arangije arikanga cyane ati Jesus Christ, Daniela ushaka kumbwira yuko umaze imyaka irenga 2 uryamana na musaza wawe Victory? Umwana arangije ambwira ati papa, uribuka neza mbere y'imyaka 3 igihe nazaga nje kurekarama, nje kubabwira ko umwarimu mwanshakiye ibintu ariko nkora ntari kubikunda? Icyo gihe nza kubibabwira mwakoze iki? Kubera ko warambwiraga ngo urahuze. Wowe ubwawe waranyibwira uti nimba ufite kurekarama ku mwarimu wawe genda ubibwire mama wawe kubera ko ngiye ndahuze. Kandi iyo najyaga kureba mama wanjye nawe yansoraga mu cyumba naba ndakariye. Ni ibiki mwari mwize, ni ibiki mwatekerezaga igihe cyose wowe n'umugore wawe mwanereranaga? Igihe nari ndi mu bubabare mbakeneye kugira ngo mundenganure, mukanga ko mu mwanya mukajya muri business zanyu, none nimurebe ibibaye mu kwirengagiza kwanyu. Umwana arangije arabwira ati njyewe ndicuza kuba mbafite mwese ko muri babiri nk'ababyeyi banjye. Umwana yabivuze arira, arangije ahita ava aho ngaho. Nuko bageze mu rugo agahinda gakomeza kubica, batangira kurira bose, batangira no kubaza Ella na musaza we ese teacher yabigishije iki, ni biki yabigishije. Nuko arangije wa mwana aricara atangira gutekerereza ababyeyi be ibyo Jennifer yabigishije we na musaza we. Igihe cyose uyu mwana Ella yarimo asobanurira ababyeyi be byamubayeho,
ababyeyi ntabwo bashoboye kwihangana, bakomezaga kurira kubera uburyo bari kumva umwana wabo yaciye mu bubabare bo barabyirengagije. Nuko mama yarangije arapfukama atangira kurira cyane ati mukobwa wanjye ndakwinginze mbabarira, ntabwo nari nzi ikiri kujya mbere kuri wowe, ndicuza kuri buri kimwe cyose cyakubaye wowe na musaza wawe, kubera yuko ntabwo nigeze mbaha agaciro, nahaye agaciro akazi, agaciro ibyo nari ndimo. Please ndakwinginze mbabarira mukobwa wanjye, mwijeje yuko nzabana nawe, nza kuba hafi muri buri kimwe cyose muri ibi bibazo. Weber yasabye imbabazi umukobwa we ndetse n'amarira menshi mu maso. Papa we nawe arangije aca bugufi, arangije abwira umukobwa ati mukobwa wanjye ndakwinginze mbabarira, ndagusaba imbabazi kuba narahaye agaciro business zanjye aho kugira ngo nguhe agaciro nka papa wawe, ndakwinginze mbabarira. Arambwira ati byanze bikunze ngewe nzakora buri kimwe cyose ku buryo iriya nyamaswa yagukoreye ibi bintu izarangiriza ubuzima bwawe muri gereza. Papa wa Ella amusaba imbabazi, nuko umwana arangije arababarira. Ella na Victory nabo barangije basaba imbabazi ababyeyi babo, nuko abana barangije babwira ababyeyi babo bati twakomeje gukora ibi ngibi kuko twumvaga ko ari ibintu byiza, nta muntu n'umwe wari uri hafi yacu kutubwira yuko atari byiza. Nuko ababyeyi babo nabo barababarira. Hashize iminsi 3 nuko ubwo ababyeyi be bamujyanaga kwa muganga kugira ngo barebe ubuzima bwabo bahagaze, ibisubizo byagaragaye yuko umwana ameze neza nta kibazo. Ibyo bikaba byarashimishije ababyeyi. Nuko bigeze nijoro ababyeyi batangira kuganira ku kibazo cya Victory ndetse na mushiki we Ella. Nuko umugabo arangije abwira umugore ati njye nari ndi gutekereza yuko Victory nshobora kumukuranga nkamujyana ahandi hantu kure, ntago nifuza ko yagumana na Ella hano mu rugo. Ati cyane cyane iyo utari hano, ati turamutse tumukuranga tukamukura uruhande rwe bishobora kugabanya kuba bakongera bakaryamana. Nuko umugore arangije aramusubiza ati yes, ibyo uvuga nibyo, ariko se dutekereze ninde uzagumana n'uyu mwana? Ese uyu mwana twamujyana ku bavandimwe banjye cyangwa se tumujyane ku bavandimwe bawe? Nuko umugabo arangije aramubwira ati mushiki wanjye abana afite bose ni abahungu, ati kandi mu cyumweru kizaza barashaka kuzimuka bakajya mu wundi mujyi. Nuko bahise bahitamo yuko Victory bakamujyana akaba ari kubana n'abo bana ba mushiki we. Nuko Ella na mama we ubwo bahise batangira kuba inshuti. Hashize amezi makeya, nuko umwe mu bakoranaga na mama wa Ella amutumira mu bukwe bwa musaza we. Nuko mu gihe rero mama we yashakaga kujya mu bukwe bwa mushuti we, Ella igisubizo na kimwe yari afite usibye kwita ku mukobwa we. Ubwo ntabwo yahise abyanga, yahise abyemera ko bazajyana mu bukwe. Ubwo rero bakigera aho ubukwe bwari kubera, bahageze neza ndetse n'abageni barimo binjira. Bakihagera rero uwari umugeni yari wa mukobwa Jennifer, wa undi wangije ubuzima bwa mwana w'umukobwa Ella. Ako kanya rero wa mwana Ella akimubona angiye arirukanka abwira mama we, angiye amubwira ati mami, ati reba anti Jennifer. Nuko mama arangije amubaza ati ari hehe? Ati nuriya wambaye ikanzu y'umugeni. Nuko mama arangije aratambuka yegera wa mukobwa wari washyingiwe kugira ngo amurebe neza nimba ariwe koko. Amwitegereje neza abona niwe, ahita yibuka n'izina ryo kwitwa Jennifer. Icyo gihe mama we yahise afata umukobwa we, arangije barirukanka bajya mu modoka. Nuko arangije ahamagara umugabo we arambwira ati hani bite uri hehe? Arangije amubwira ati njye nabonye Jennifer hano, ati wa mwarimu twari tumaze iminsi turi dushaka, ati niwe wakoze ubukwe nakubwiye ninagiyemo. Nuko papa w'umwana arangije aramubwira ati ese muherereye hehe? Nuko arangije amurangira aho baherereye. Ubwo ako kanya wa mugabo yahise ahamagara nyirarume we wari umupolisi, kubera ko papa w'umwana yari yaramubwiye buri kimwe cyose. Kubera umugabo wa Jennifer neza basanze arimo ashaka gushyira impeta mu rutoki rw'umugore we ari we Jennifer. Ubwo bahise rero binjira, ndetse papa wa Ella yinjira afite imbunda anasakuza cyane. Arangije aramubwira ati niko mugabo, shyira iyo mpeta hasi cyangwa se nkurase. Icyo gihe papa wa Ella yabivugaga yagendaga yegera
wa mukobwa Jennifer amutunze imbunda n'uburakari bwinshi, arangije aramubwira ati Jennifer, ati icyo waba wita icyo ari cyo cyose, ati ufite icyaha cyo kuba warangije umwana wanjye inzirakarengane nk'umukobwa, ati uratekereza yuko ngiye ndi bukureke ukajya ku rukiko? Ati wakagombye kubaza uwo ndiwe mbere yuko wangiza ubuzima bw'abana banjye. Arangije aramubwira ati nimba atari ku bubasha bw'Imana yanjye ninya, nagasabye abahungu bakagutwika uri muzima. Ati nimba atari ibyo, ndakwizeza yuko ubuzima bwawe bwose ugomba kurangiriza muri gereza. Nuko umugabo wa mugore Jennifer arangije abaza papa wa Ella, aramubwira ati ese nyakubahwa niki yakoze ku bana bawe? Nuko arangije aramusubiza ati mu kanya gato uraza kubimenya, iyo nyamaswa izi ibyo yakoreye abana banjye. Nuko arangije abwira abapolisi, arabwira ati mufate iyi nyamaswa muyijyane. Bahise bafata Jennifer bamwambika amapingu bamuvana aho ngaho baramujyana. Nuko inkuru ihita itangira kuba inkuru mu mujyi wose. Igihe rero Jennifer bari bamugejeje mu rukiko, yatangiye kuvuga ukuntu umuntu nawe yangije ubuzima bwe igihe afite imyaka 11. Ubwo ngo byatumye mu mutwe we yumvisha ko agomba kujya yangiza ubuzima bw'abana bafite imyaka 11 nawe. Icyo gihe Jennifer yahise akatirwa igihano cya burundu. Igihe Ella na famiye ye bagumye aho ngaho bishimye. Muvandimwe wowe wabanye nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo, ndiza ntashidikanya yuko iyi nkuru hari ikintu wayigiyeho. Ndagusaba kugira ngo ujye hasi muri comment section umbwire ese iyi nkuru utoyemo iki. Ikindi cya kabiri, ndagusaba ngo uyisakaze uyihe buri umwe wese. Buri umwe wese, yaba ari inshuti yaba ari umuryango, buri umwe wese uzi yuko afite abana. Kesi nk'izi ngizi zikunda kubaho kubera ko urabizi mu buzima abantu dukunda kwihugiraho, usanga tuhugiye muri business, tuhugiye mu mirimo yacu ya buri munsi. Abana tukabashakira abarimu tukumva ko bihagije, tukabashakira abakozi tukumva ko bihagije. Niyo tugarutse mu rugo ntabwo duhakanya abana ngo tubaganirize, tubabaze ese umukozi agufata gute, ese umukozi umwarimu wakwigisha gute. Ugasanga abana bacu babigendeyemo, bize imico mibi, barangiritse mu buryo tutazi. Hano kuri Behind Walls Show dukora inkuru nk'izi ngizi kugira ngo zifashe society, zifashe buri umwe wese. Nimba ugize rero amahirwe yo kumva iyi nkuru, ndagusaba kugira ngo uyisangize buri umwe wese uzi, buri umwe wese ukunda, kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bidashobora kuba byaba ku mwana we cyangwa se ku muryango we. Wakoze kubana nanjye, njye banyita Diti. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe cyose nshyizeho ikiganiro. Ndagushimiye ko wabanye nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo. Nawe utaha. God bless you. Ciao ciao.